turabasuje mu nzira y'Yesu Kristo. Amen. Ndugu, tunawasalimu katika jina la Kristo. Dufite umunezero. Tuna furaha. Kandi ni mwinshi cyane. Tena ni nyingi tele. Imana yacu ni umurinzi. Mungu wetu ni mchungaji. Amen. Iyo wumva umuyaga, ukisikia pepo, umuyaga wigeze ukoraho? Pepo uliwahi kuigusagusa? Kugira ngo umenye umuyaga, kusudi ujue pepo, nukumenya aho waciye, kujua mahali ulipita, ukabona ibiti byose byacitsemo kabiri, ibiti yote likatika. Melkisedeki wacu burya arakomeye. Melkisedeki wetu ni mwenye nguvu. Agaragara mu muyaga, anayonesha ndani ya pepo, akagaragara mu muriro, anayonesha ndani ya moto. Sinibyo gusa no mu nyuguti araboneka, na wakati ya nukta anayonesha, ndetse no mu mubiri akaboneka, ndani ya mwili anayonesha. Mwami wacu tumubonera henshi, mfalme wetu tunapata mahali popote. Biblia iti mu bibaho byose muhore mushima, mu bihe wetu tunaishi muendelee kushukuru. Tunejejwe nuko Imana rero iducira inzira. Tunashukuru kwa Mungu akakata njia. Mbere yo kugira ngo dusangire ifunguro ryacu, mbere kuchangia chakula chetu, hagati yacu niba arimo abashitsi, kati yetu kama kuna wageni, uruhande rwa bene data bashirika kwa upande wa ndugu watie mikono juu, ni banyiri urugo bose, ni wenye nyumba wote, mu ruhande rwa bashiki wacu, kwa upande wa dada abashitsi bahari, kuna wageni, shuko hejuru yake, natia mikono juu, turamwakiye mu izina ry'Umwami Yesu. Tunapokea katika jina la Kristo. Tunejejwe nuko Imana turindiye abagenzi, tunafurahishwa na kwa Mungu alichunga wasafiri, yabarinze amajana amaza, wachunga kwenda na kurudi, ni isezerano twahawe, ni ahadi tulipewa. Kongera ushima yaturindiye mushiki wacu radukunda, aliyechunga dada radukunda wacu muri Afrika, tate wetu nabo bagize amahoro, umwami wabarinze nahabwe icyubahiro mu sifa katika Yesu Kristo. Tunejejwe nuko Imana yakije abarwayi, tunafurahishwa na kuwa Mungu aliponya wagonjwa, nukuri uwo mwami taruko kwabigenza, ule mfalme mwenye akosa nahabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Atuwe sifa katika Yesu Kristo. Ejo twari hano rero tuguwe neza, jana tulikuwa hapa tunastarehe vizuri, isarura nyuma yo kubika, kuvuna baada ya kupanda, aho twumvisha amagambo meza, kwenye tusikia maneno matamu eti ubibira mu mubiri, anayepanda kwa mwili azasarura muri uwo mubiri kuora, ndani mwili anavuna kuoza, ariko ubibira mu mwuka, anayevuna kwa anayepanda muri uwo mwuka azasaruriramo ubugingo buhoraho, uzima wa milele. Twarabwiwe ati se ubibiki, unapanda nini? None icyo ukubiba ukabiteganya isarura ni ikihe? Unachuma kuvuna ni nini? Ari uburyo umuntu asarura, kuna ginzi mtu anavuna, twebwe tubibira muki, sisi tunapanda kati wa ucuruza iki se? Unachuruza nini? None wunguka iki? Sasa unafaidika nini? Icyo wunguka ni iki? Yeni nafaidika ni nini? Twasanze yuko burya buri mumwe wese azamurika icyo yakoreye, ataonesha mambo yenye alitumika. Izina ry'Uwiteka ryabwa icyubahiro. Bwana Mungu lipewe sifa. Rero uyu munsi siku ya leo sinzi ubufindo bwanyuza ahandi, tujue kula inapita, ariko tuzi ko Imana ari umugabuzi wa byose. Tunajua Mungu ni kuko Imana yo waje imbere yayo ntabwo yataha ubusa, utakuja mbele ya Mungu hata rudia bure. Imana burya irihagije, Mungu anayishibisha. Reka duhaguruke rero, acha tusimame tuchunguze uburyo umwete, tuharikishe na wakati. Umusomyi mwiza dusomera igitabo cya Matayo, ibice 2, sura ya 2, umurongo wa mbere ageze ku wa 5, kwanza hadi wa 5. Niba John yahabonye adusomera Matayo ibice 2, Matayo sura ya 2, umurongo wa mbere ugeze ku wa 5, kwanza hadi wa 5. Undi mwingine naye aradusomera Luka, atasoma Luka ibice 9, sura ya 9, umurongo wa 10 na 11 ageze kuri 12, ageze kuri 12 hadi 10, ageze kuri 12 hadi 12. None datore bagize yadusomera, anafika anaweza soma. Yesu amaze kwinjira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu arabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'Aberusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahari. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya, niko
ko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda ni ukuri muri muto mu midugudu ikomeye ya Yuda. Wahageze Munyarifika igitabo cya Luka iki 9:10 sura ya 9 mstari wa 10 ageze ku wa 12 ninde yadusomera. Turasoma izina ry'Imana wacu Kristo. Amen. Intumwa zizengurutse zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegereye umudugudu witwa Betsaida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira, avugana nabo iby'ubwami bw'Imana, n'abashaka gukizwa arabakiza. Amen. Turaba twicaye, takuwa tumeketi. mwene data Gerard arasenga. Ndugu Gerard atangoza ombi. Mwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Yewe n'abateranye tubonye ukuboko kwawe, mu ijoro ryose niwe watubereye umurinzi, mu ngendo twakoze niwe watubereye byose. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uteye intambwe twerekeje kwa ya marembo, uraturinze, turinjiye, uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Uturinze amarira, buri muntu wese ari muri parikingi yabonye ukuboko kw'Imana. Gukomeye amashyi tugushima. Amen. Nta n'indi Mana tuzakorera, nta n'indi Mana twatabaza, nta n'indi Mana twashima usibye Imana Isirayeli ariyo Mana yacu. Iyo Mana idukora iyo mirimo yose rero nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi burya nta ntiduteranije kuko yaravuze iti munteranirize ubwoko bwacu. Natwe turateranye kuko ijambo rivuga ngwino uvugane n'imitima y'abateranye mu izina rya Yesu Kristo. Ubanzirize ku gicaniro ugere mubera, nugenderera umugaragu wawe ukagenderera abene data n'abashiki banje, nanjye ntunyureho. Dufate ukuboko twirukanye abadayimoni mu buryo bwose baje kure yacu, duhamagara imbaraga z'umwuka wera zize zituyobore. Dukeba amatwi y'umubiri utwambike amatwi y'umwuka, tuvane mu mubande utuzamure ku musozi, tuvane mu mubiri udushire mu kirere cy'umwuka hamwe n'umugaragu wawe. Bino wikoreye nk'uko usanzwe ubigenza, bisabye nizeye kurabikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ni nziza cyane, Mungu wetu ni mwema sana, kandi yigiye kurokora abantu, akienda kuokoa watu, ifite inzira nyinshi camo. ana njia nyingi anapita. Tugiye kwigira hamwe ijambo rivuga ngo Natajifunzia Imana irinda isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Mungu anachunga ahadi yake nyakati na nyakati. Burya Yesu kugira ngo tuboneke, Kumbe Yesu kusudi tupatikane, byanze bikunze kugira ngo ambone nakubone, Yesu sipapendi kusudi akuona mema nione, yarafite inzira byanze bikunze agomba gucamo. njia anaweza pitia. Nuko yambaye umubiri, Alivaa mwili, anyura mu mubiri anapita ndani ya mwili kugira ngo abashe kukuronka nanjye abo. aweze kupata na mimi. Bibiliya iratubwiye neza ati Biblia inasema eti Yesu amaze kuvukira i Betelehemu, Yesu akishazaliwa Bethlehem, icyo gihe abanyabwenge bari bagiye kumuramya, watu wenye busara ndio kumwabudu. ariko tutari twagira aho ngaho, Lakini bila kufika pale, uwo Yesu mu ivuka rye ule Yesu akuzaliwa kwake, yabyawe n'umubyeyi witwa Mariya, alizaliwa na mzazi anaitwa Maria. abyarwa na Mariya mu buryo budasanzwe. Alizaliwa na Maria mnamna si ya kawaida. Uwo Mariya Ule Maria yarafite umufiance witwaga Yosefu. alikuwa na mchumba wake anaitwa Yusufu. Uwo Yosefu yari umuhungu wa Ule Dawidi. Yusufu alikuwa kijana wa Daudi. Noneho ageze arambagiza Mariya. Sasa anachumba Maria. Igihe kigeze, Wakati na wafika, wa mufiance we Mariya ule fiance wake Maria aba aratwise. anachukua mimba. Amaze kutwara inda, Kisha achukua mimba, umufiance we Yosefu arabibona. ule fiance wake Yosefu anaviona. Bibiri tubwira neza ko Yosefu yari Biblia umukiranuka. inatuambia Yusufu alikuwa mwenye haki. Aravuga ati ubwo atwaye inda, Ndio anachukua mimba, njyewe ubwanjye mimi binafsi sinshobora kumukoza isoni mu bandi, siwezi kumharisha ndani ya ahubwo wengine, bali yigira inama yo kumubenga anakuwa na rwihishwa. shauri ya kumuacha kabisa kwa siri. Ariko kuko
kuko yari inzira y'Imana yateguye. Kulikuwa ni njia Mungu aliandaa. Imana irinda isezerano ryayo ibe nibi. Nyakati na nyakati. Nuko marayika amanurwa no gukora delegation abasanze Yosefu. Anakutana Yusuf. Baramubwiye ati, anamwambia ati, Yosefu, witinya, usiogope, wibenga umugore wawe, kuko yiriye ndatwaye, ile mimba alichukua, ira ni imbuto y'Umwuka Wera. Roho Mtakatifu. Imana yacu yabwiye icyubahiro, kuko byari byaravuzwe n'abahanuzi ndetse byari byaranditswe. Ni ngombwa rero iyo nzira agombaga gucamo inyuriye kuri Mariya. Baravuga ati, witinya kurongora umugore wawe, kuko imbuto inda atwise ni imbuto y'Umwuka Wera. Imana yacu ni nziza cyane. Baramubwiye ati, reka tuwasome hepfo ku murongo igice cya mbere, duserebere mbe frere John, igice cya mbere uhere kuri uwo murongo wo hepfo, reba haruguru handitse kuvuka kwa Yesu uko kwagenze, umanuke hepfo umutwe w'amagambo. Ni kichwa ya maneno kwa Yesu Kristo kwagenze na Maria yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga ibishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, utinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Azabyara umuhungu, atazaa mtoto uzamwite Yesu, umuite Yesu, kuko ari uzakiza abantu ibyaha. Atakuwa watu zambi. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro, kuko byari byaravuzwe n'umuhanuzi. Urebye mu gitabo cya Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 aravuze ati, umwana yatuvukiye, duhawe umwana umuhungu, azitwa igitangaza. Imana yacu ni nziza cyane, kandi yiswe Emmanuel, bisobanuye ati Imana iri kumwe natwe. Imana yacu ni nziza cyane. Reka mbabwire ngo Imana irinda isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Noneho Yesu wo rero amaze kuvuka, abanyabwenge bari baturutse iburasirazuba, nuko bagenda bagiye kumuramya, ariko ntibapfa kugenda kuko bari bafite umuyobozi ugomba kubayobora. Bayobowe rero n'inyenyeri, inyenyeri ibirabayoboye. Noneho bageze mu mujyi Yerusalemu, aho ngaho ni umwami Herode wari uyoboye. None bifuza kugira ngo baze kubaririza mu murwa, ibo bari bazi ko Yesu yavukiye ahantu hakomeye cyane, bari bazi ko yavukiye muri kapitale. Nuko baza kubaririza rero aho Yesu yaba yavukiye. Bagiye kubaza, inkuru bigeze ku mwami Herode, abahagaritse umutima. Nundi uwuhe mwami wundi waba wavutse abahagaritse iki imitima? Nuko none arababwira ati, rero nimugende muze kumuramya, ariko nimugaruka muzaza kubwira inkuru aho uburyo mwagiye kumuramya, kuko nanjye nzabasha kugira ute, nzabasha kujya kumuramya. Ese muragira ngo hari urukundo rwari rurimo? Nta rukundo rwari rurimo, ahubwo yari afite iyindi nzira. Ariko tukura aya magambo ati, Imana irinda isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Imana yarinda isezerano, haboneka ibitambo. Imana yarinda isezerano, haboneka benshi bapfa ku bwawe. Babwije ukuri bene data, dufite ibitambo byinshi bigenda bidutambira kugira ngo isezerano Imana yakuvuzeho risohore. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Babwije ukuri, Yesu wanguwo rero amaze kuvuka,
b'abanyabwenge marayika barazara abagendereye abarabwiye ati kuko bari bafite ibyo bagiye kumutura, bari bafite izahabu, bari bafite ishangi, bari bafite icome, ibyo byose bari babizaniye umwami. Noneho umwami marayika baramanutse abwira abanyabwenge ati ya nzira mwanyuzemo nimuyisubiremo baca indi nzira. Wa wundi rero w'umwami wategereje intumwa zizamuzanira ubutumwa arategereza we araheba. Hanyuma noneho imyaka ibiri akomeje, ibigeje mu myaka ibiri, atekereje igihe babandi babonaniye, amenye yuko uwo mwana wavutse yaba arangije imyaka ibiri. Ariko kuko Imana iri isezerano ryayo, marayika abaramanutse ababwiye Mariya Yosefu na Yosefu ati muhungishe umwana na nyina kuko abamugeze bashaka kumwica. Reka mbabwire ngo Imana iri isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Hanyuma nata uhereye ku mwana uvutse kugeza ku myaka ibiri abana b'abahungu bose barapfuye, ibitambo birabonetse. Reka mbabwire ngo Imana iri isezerano ryayo, ndetse benshi bakanapfa bitewe no kuri isezerano ryayo bigasohora byanze bikunze. Nuko igihe kigeze bica abana. Bibiliya iratubwiye neza induru yumvikanirama yo kurira no kuboroga. Racheli we yanga guhozwa kuko abana be nabo bamaze gupfa. Ariko reka mbabwire bene data bashiki bacu, igihe kigeze Imana yikora umurimo wayo. Isa igeze wa wundi wahigaga Yesu Kristo ari we mwami wacu abarapfuye, amaze gupfa. Nuko abwirwa inkuru ati wagendaga uwo Yesu yamaze gupfa, genda ongera usubire mu gihugu cy'Isirayeli. Reka mbabwire bene data, nubwo urugendo arimo amahwa, urugendo rurimo ingorane, ariko hagarara ushikamye, watangije urugendo nandi uzarusoza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwicike intege, mukomeze urugendo. Babwije ukuri uwo twakurikiye ni umugabo uruta abandi bagabo. Uyu twaje kuramya uyu munsi niwe waturinze. Reka mbabwire mwene data, ninde wari uzi ko yagera hano muri Amerika? Ariko mu bihe byawe byose Imana yarizi urugendo rwawe rwose. Reka mbabwire ngo icyo Imana yakuvuzeho naho kijya. Reka mbabwire ngo Imana iri isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Izina ry'Uwiteka ryabw'icyubahiro. None uyu munsi Imana iduhaye kwambariza. Reka mbabwire ngo nushidikanya ziko tutabona aho kwambariza, ariko Imana mbabwire ngo yibereye ku murimo. Imana yibereye ku murimo, ntabwo Imana yacu yabura uko ibigenza. Mbabwije ukuri Imana yacu irakora. Izina ry'Uwiteka ryabw'icyubahiro. Mwene data mushiki wanjye, icyo ngusaba ni kimwe, hagarara ku masezerano. Wiga ku isezerano. Reka kuva ku isezerano nta mpamvu. Imana yacu ni nziza cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Urebe ko Imana itangaje cyane. Burya yari inzira yo kugira ngo ibashe gucungura ubwoko bwawe. Iyo itambara umubiri, mbese twagomba gucungura gute? Ariko yacishije bugufi yambara umubiri kugira ngo imbone, kugira ngo nawe ikubone, nawe umenye akagakiza. Byahishwe abanyabwenge, bishyurirwa abaswa. Muraba abaswa nanjye ndimo. Uwo mwami munyemerere tumukomere amashyi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu twebwe dufite ibanga rikomeye. Umuntu ntabwo yabasha yantwara iki? Umuntu yagutwara iki? Waza kubona ukabona umuntu agutinya undi? Oya, ntacyo umuntu yagutwara, ahubwo n'uba ushaka gutinya uzatinya isumba byose yonyine. Izina ry'Uwiteka ryabw'icyubahiro. Babwije ukuri bene data, hamamo, gumamo, reka kuvamo. Ibicanege birahari, ibisitaza birahari, ibidukoma mu gukora birahari, ariko bivuga ati yatangije umurimo na niza harusoza mu izina ry'Umwami wacu Kristo.
nubwo ibiti ingawa miti urabona ibiti kuno bihagaze naona miti vile nasimama ushobora kutahimbaza umwami ibiti nabyo bigahimbaza na miti nayo inamwabudu ushobora kutaririmbira umwami ariko amabuye nayo agakora akamunirimbira babwije ukuri imana yacu yibereye ku murimo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro imana irinda isezerano ryayo chunga hadi yake ibihe n'ibihe nyakati na nyakati izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro none bureba ab'imana yibyariye wangalia wenye Mungu alizaa urabona ab'imana yibyariye ninde wabasha kuhakora mu gukora nawe ninde wakuvumaza nta watuvuma turi abana batavumika iyo watuvuma baba duhesha umugisha twizira juma cya Kristo ukumva ati ariko mana yanjye uramutinya iki umuntu yagutwara iki ntushaka gutinya uzagutinya kurema ogopa roho mwenyewe kuumba bene data bakundwa watuko wapenzi wumva ko imana ari igitangaza kama Mungu ni ajabu umuntu ava ahantu mu ntege nke mtu anatoka ndani ya udhaifu umuntu ava ahantu kure mtu anatoka mahali pa umuntu atangira kubaho ari amazi mtu anaanza kuishi iko maji ariko ya mazi imana ikayabumbabumba igatanga gutera iki mu gitabo cya Yesaya 37 ari kuvuga ku by'amagufa anasema juu ya mifupa umuntu ari kubwira ati mbese umwami ari kumubaza ati aya magufa hii mifupa nayo mbese yabasha kubaho naweza kuishi tena ariko abasha kubaho kuko ijambo ry'Imana rirarema izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ni bangahe bari gukira kanseri ni bangahe bari gukira za diyabete imana yacu irakora uko yari ejo n'uyu munsi dukwiri kandi izahora iteka ryose mu izina ry'Umwami Kristo imana yacu n'ahandi tuyibonera mu bihamya reka mu birebe tubyigize hepfo Yesu ari kumwe n'abigishwa be Yesu kwa pamoja na wanafunzi abarababwiye ati hari abadusomeye bajya kwiherera none bageze aho ngaho abantu benshi kuko bari bazi ko umwami umusanze avuga neza ahari umwami harangwa n'urusaku hari umwami nta mahoro ngo yageraho umwami ari ahubwo hari umwami aba ari umunezero gusa abantu rero babonye aho umwami yari ari kumwe n'abigishwa be nabo baraje baramwegereye bageze aho ratangira amagambo baba baranezerewe amasaha baricumye babigeze mu gicamunsi abigishwa basanga Yesu baramubwira ati rero dore amasaha yakuze ahubwo sezerera aba bantu bagenda baje mu mago baje gushaka uburyo babaho kuko amasaha yakuze kandi n'inzara yari yabagezemo baje gushaka ibyo kurya Yesu ababwiye abigishwa ati nta mpamvu yo kubasezerera nta mpamvu yo kubasezerera ahubwo se mufite iki baramubwiye ati mwami nta kintu dufite usibye amafi 2 n'imigati ngahe 5 gusa Yesu abarababwiye ati mubicaze bababwira bicare baba baricaye bamaze kwicara ndabona abantu bose bibiri kuba ngo barengaga 5,000 ndetse ababyeyi n'abana batabariwemo mwumve ko bari benshi cyane bagiye bicaza mu mirongo ndabona ijana 50 Yesu abafashe amafi afata ya mitsima nuko ageze arasenga amaze gusenga atangiye kumanyagura mu buhamya bwa Yohana mu rugendo ari kubwira abagenzi bati we burya nge nari tagira nkaga nabona ariko akora bisubirana akabona uri gusubirana abantu batangira guhereza rero ndabona abadiyakoni babonye akazi ndabona batangiye guhereza uri inyuma bakavuga ati ese nyirengwe birangira nkute we yaza kubona akabona bimugezeho akabona birongo biragarutse baba barariye bararya barahaga bagiye kubona we babona inyonga 12 zose zirasagutse reka mbabwire ngo imana iri isezerano ryayo ibihe n'ibihe none ubutumwa bw'umuhanuzi ari kuba ubutumwa urugendo umwe aravuga ati ariko uramwami umwami twakurikiye ni umwami ukomeye uramwami ni umugabo ushoboye uzi ukuntu nabibonye cyanjye niyo tuba twicaye yafata umutima umugati yamanyura ukaza kubona ukabona mbese biri kubona wisubirana uyu mwami twakurikiye ni umugabo uruta abagabo bene data w'abashiki banjye reka mbabwire ngo bamara ubwoba shira ubwoba
shira ubwoba uwo twakurikiye ni umugabo ukomeye izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro uyu mugabo twakurikiye arinda isezerano ryayo wari uzi ibi uyu mwami rero wagize umugisha ugatindana nawe iyo watindanye nawe arakubwira iyo watindanye nawe arakugenderera ndakwingize mushiki wanjye tindana n'uwo mwami bamwe biringira amagara abandi biringira amafarasi abandi bakiringira imiryango ariko njyana niringira umugabo ukomeye nta wundi ni Yesu Kristo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro mbabwije ukuri Imana yacu irakora Imana yacu iravuga Imana wagize amahirwe ikakugenderera akakubwira ati humura mwana wawe witinya arega yabwiye Mose ati Mose amaze gutabaruka abwira Yosuwa ati yewe Yosuwa we witinya sinzagusiga sinzaguhana uko nabanye na Mose nawe nzabana nawe Imana yacu ni nziza cyane mushiki wanjye uzuyifatira mu bihamya uyifatire mu bihamya ubwire Senyeri ati mwami ndabizi na bya bindi wakoze ko wabikoze none si uyu munsi birakunanira arundi nawe wagize ati mwami we nahuye n'ikibazo kandi nzi ko ugishoboye mwami nutagikemura yarababaye bati uraburimbwa ariko Imana ntabwo yabibwa Imana yacu ntabwo yabibwa irakora Imana yacu twayibona tuyibonera mu byivuga babwije ukuri izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro bene data bashiki banjye reka dusome igitabo aho ngaho umurongo wa 15 cya Luka ibice 9 umurongo wa 15 ugeze ku 17 avuze ngo kifurere John 9 15 ugeze ku 17 amen babigenza batyo barayicaza bose yenda ya mitsi itanu n'ifi ebyiri arararama areba mu ijuru arabishimira arabimanyagura abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu nuko bararya bose barahaga bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intonga 12 amen amen reka mbabwire bene data Imana yacu irinda isezerano ryayo nuko arabicaza nuko amanyagura umutsima bararya barahaga hasigara intonga 12 reka mbabwize ukuri buryo Imana irinda isezerano ryayo Yosefu yari yaravukanye na bene se alikuwa anazaliwa na wenzake kugeza igihe ufika wakati yababwiraga ubuhanuzi bukomeye nuko babaramwanze wanamkataa kugeza igihe Yosefu wakati Yusufu yagiye isamubye ati mwana wawe akamwambia mtoto wangu wasanze bene so ukutane wa ndugu aho bari kubafite inzara aho bagiye kugishira ukihangana ukabagemurira unasubiri na wa Yosefu abafasha urugendo anakamata safari abaragiye anaenda bene so mubonye ndugu yake akimuona ngwera nguo dore karosi arabagemuriye ariko batangiye kumubwira ati dore karosi nguo reka dukora uburyo aje tufanye namna tumwice bubwije ukuri naambia kweli iki Imana yavuze nubwo wanyura mu bikomeye ushobora no guhanuka mu ndege ariko kuko Imana yakuvuze nawe unapfe kusema juu yako anaota mureke tumwice acha tumuue uwo ninde uwo ni Yosefu aba bageze babagemuriye ibyo kurya baba barabibonye babigira inama kugira ngo bagire ute baba baramufashe bamaze kumufata undi arabata ariko kugira ngo tumwice yaba ari amakosa nazi kuwa kabisa ni kabisa kuko Imana ifite inzira nyinshi kuko yabivuzeho kuko Imana iri isezerano ryayo reka tumufate tumunage mu kinogo kirekire n'ubundi aragwayo atakufia kule
Imana yacu nziza. Mungu wetu ni mwema. Ari umwe muri bo wabivuze. Mmoja ndani yao Yumvaga atapfa. Alikuwa anasikia. Aravuga ati kuko inama yagiwe turi benshi. Ntabwo nabavamo. Reka dushakishe uburyo tumonaga iyo ngiyo. Tumutupie ndani ya shimo. Igihe kigeze rero abanyegiputa baraturutse iyo ngiyo. Abandi baravuga ariko wamwareka tukaza kureba wa muntu. Ahubwo tukarebamwo aho twamunaze. Twasanga ari muzima ahubwo tukamugurisha. Mwumva ko Imana irinda isezerano ryayo. Baragiye mwana dufite imari mufite ni yihe? Dufite imari y'umuntu turashaka kubagurisha umwe mu dufite hano. Hano rafatise yo tafati imari yaba ari igihombo. Yosefu bamukuyeyo baba murugujishije baba baramujyanye abagiye kwa Potifari. Agezeyo abo umukozi waho mu rugo umugore wa Potifari amureba abaramurarikiye kumbe n'inzira Imana iri gucatu kugira ngo irinde isezerano ryayo. Imana irinde isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Noneho aramubwira ati ndakwinginze yatambuka abantu baje gusura umugore babona bakabaza umugore wa Potifari uyu musore we yavuga aturutse ya musore mwiza we nuko bibaye usirimwe se kabiri umugore wa Potifari atangira kumurarikira rero abaramwifujije abaramubwira ati nifuza ko twaryama. Yosefu ati mabuja naragijwe byane mu nzu yose ariko icyo nabasha gukoraho ni wowe naragijwe byose gucunga byose ariko icyo nabasha gutunga urutoki ni wowe. Umugore noneho abaramucakiye amukurura. Yosefu akoresha ko ashoboye nawe akora ngo amucike. Umugore abonye ibigenze bityo aba atangiye gusakuza ati yabo n'abana. Yosefu yaragiye kumfata ku ngufu. Yosefu burya ni inzira kujya mu buroko ariko Imana yo reka mbabwire ngo irinde isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Yosefu abageze muri Babusi abakubitanye n'abandi bafunguye aho ngaho. Isaha igeze yuko Imana ikinzira nyinshi muri bo. Rero Yosefu akomeza wa murimo we w'ubuhanuzi nk'uko yabikoraga. Babaga baratangira kubahanurira bamwe bagiye mu iyerekwa barota kuko umwe yari umuhereza ibwami. Nuko bamaze kurota Yosefu atangiye kubahanurira rega arabwira ati mu mirimo mwakoraga umwe azawusubiramo ariko undi ntabwo azawusubiramo. Handi baravuga bigenze bite? Ibi gihe kirageze wa wundi ahanurira kuzasubira mu murimo abasubiyemo, wa wundi wagomba guhura n'ikibazo akanapfa yewe abarapfuye. Wa wundi rero aragiye arakibega umugabo we burya uyu mugabo ujya yavuze birasohoye. Igihe kiba kirageze rero umwami aba yinjiye mu yerekwa. Amaze kwinjira mu yerekwa biramucanga ahamagaza abanyabwenge kugira ngo baze basobanure izo nzozi. Bose babarananiwe. Undi aramata ariko hari umuntu twadufunganye kandi mbona akoreshwa n'Imana. Ibi bibazo wowe nabyo aramutageza hano yabisobanura. Yabisobanura yabivuga yaje yakakusanya byose. Reka mbabwira ngo Imana irinde isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Yosefu umwami aravuga ati none arafunzwe uhagarariye gereza nagende afata uwo muntu amushakira imyambaro myiza. Ntabwo wapfa kugera imbere y'umwami uko wishakiye. Uzi kugira mbere ya perezida baramanza bakagutunganya ukabanza ugaca muri dushe yema bagakwambika. Uwo Yosefu abaragiye abageze imbere y'umwami aravuga ati ibyo narose wabasha kubisobanura kuko yarose iby'inka zibyibushye ndetse n'izidaze arota amasaka y'amahundo. Bene data bakundwa reka mbabwize ukuri Imana yacu irakora. Isezerano ry'Imana iririnda ibihe n'ibihe. Yosefu atangira gusobanura izo nzozi
avuga yuko anasema kwamba izo nka zinanutse zile ngombe kabisa azaba ari igihe cy'inzara itakuwa ni wakati wa njaa gikomeye cyane, ya nguvu sana, ariko izo ngizo zibyibushye azaba ari igihe cy'uburumbu. itakuwa ni wakati kabisa wa kukomalisha. Noneho umwami aravuga ati none ibi byashobora ute, byakorwa gute? Yosefu aramubwira ati rero reka ngubwize uko acha nikwambie shauri, ibyakorwa bino wakwishakira umunyabwenge ukomeye uzi kujera umutungo kugira ngo abashe guhunika ibyo kurya, kugira ngo inzara itazatera mu gihugu cyawe. Bene data bakundwa, umwami aravuga ati nta wundi wabishobora burya ni wowe. Ariko yari inzira y'iki kugira byasezerano byari byabwiye bene se bizagira ute, bizasohora. Imana wumva igiye guca inzira iwabo kwa se, kwa bene se abateye inzara. None ko inzara tugezemo turakora burya n'ahandi maho twashakira no kujya kuyashakira mu Egiputa. Kumbe Imana ishaka guca inzira, ibyo yavuze byanze bikunze bisohore. Imana yacu iri isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Baba baragiye bageze aho ngaho, yemwe Yosefu niwe mukuru, niwe munyabigega, niwe wahagarariye ikigega muri icyo gihugu, yarakomeye, yarafite abahereza, agiye kubona ngabo baraje. Bageze aho ngaho abitegereje, aba yabasobanukiwe, aba yabamenye, ariko bo ntibabasha kumusobanukira. Reka mbabwize ukuri, umunyamwuka agenzura umunyamubiri, ariko umunyamubiri ntabwo yabasha kugenzura umunyamwuka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nuko igihe kigeze rata baravuga ati burya twaje gusaba, twahuye n'ikibazo iwacu. Yosefu arategera avuga ati none muturutse he? Aba baramubwiye iso wanyu ninde? Ni Yakobo. Muvuka muri bangahe? Bazi imibare yabo, ariko nubwo tungana dutya hari abangaba ari umwe wabuze. Kuna mmoja alikosa, none uwabuze yagiye he? Kandi wavugana n'uwo nguwo. Murumva ko Imana ari itangaza. Murabona uburyo Imana iri isezerano ryayo. Ariko reka mbabwira ngo umuntu nagukorera amakosa uzamusengera. Yosefu yari umukiranuka, Yusufu alikuwa mwenye haki. Nuko ageze aho rero sasa anafika pale, aba bahaye ibyo kurya, anawapatia chakula, ariko lakini aravuga ati ndabikora ute? Nasema sasa tutafanya je? Muri bo ndani yao ari uwo yakundaga, alikuwa mwenye alikuwa anapenda, ari mwene se yakundaga, mwenzake alikuwa anapenda. Muri abo bene se hari umwe yakundaga, ndugu zake kuna mwenye aravuga ati rero kugira ngo mbikore neza, bifanye vizuri, ndemera nshake mbahereze, hanyuma mugafuka araba yikoreye ndashiramo igikombe gitereke muri ako gafuka. Icyo gikombe burya cyari cy'umuyobozi ukomeye, cyari igikombe cya zahabu. Bene data bakundwa, Imana ifite inzira nyinshi. Noneho baragiye barikoreye, baranezerewe, bagiye gusubira. Bagize aravuze ati mugende mukurikira bari abantu, hari ikintu kiri kubura, hari ikintu kiri kubura, bishoboke kuba bagitwaye. None mugende mubakurikire, mugende mubasake. Yari inzira nyine. Nuko babagiye barabakurikiye ngo muhagarare tugire kubafasha, none munadushugurike. Abandi ati twebwe turakiranuka, uwo mutima ntabwo tujya tuwugira. Abandi ati noneho muhagare, imitwaro yanyu muyiture, tugiye kubasaka. Bagiye gusaka we, babahumanya cya gikombe kwa wundi Yosefu yakundaga, yari mwene se, ise nawe akamukunda. Abantu baravuga yiga Mana we, amambere Yosefu twari tugiye kumuzira. None uyu rero niba agiye gusubira n'akabura, nitugira mu rugo biracika. Ahubwo nimuze tujyane twese, niba ari gupfa twese dupfa. Ariko isaha yari igeze kugira ngo Imana bya bindi yavuze mu kanwa ka Yosefu bisohore. Amen. Imana igumugisha frere.
uyu munyagano w'umukobwa huyu mtumwa mubinti yageze mu gihugu cy'Isiriya alifika mu nchi ya Siria kuko Imana kwa Mungu yuwa amaze guhura nayo anakutana naye aho wagira hose bali popote rezienda urayihamya unamshuhudia nubwo wagira mu bibazo urayivuga uwo mukobwa amaze kureba Namani akishaangalia Namani abwira nyirabuja ati naambia mama boss wake ati ubu burwayi umugabo afite hii magonjwa bwana iko nayo iwacu nubwo ndi hano mwanyaze ingawa niko hapa niko mtu ariko hari Imana ikiza lakini tuna Mungu anayeponya iwacu hari Imana ikiza kwetu kuna Mungu uyo aramutse ageze iwacu mu burwayi bwake kwetu magonjwa yanazipona umugore rero umugabo atashye muke bwana kirudia abaramubwiye ati uyu mukobwa uba hano yambwiye amagambo akomeye aravuga ati buno burwayi ufite ariko ugeze iwabo ubu burwayi bwakira ageze abaravuga ati rero ubwo bigenze biki reka nsabe ikibari twandike urwandiko twandikire umwami w'Isirayeli hanyuma noneho ngende nanjye ngeyo ndebe ko uburwayi bwakira ariko uwo mukobwa cyo nshatse kuvuga ni iki Imana irinda isezerano ryayo ibihe n'ibihe nuko uwo mukobwa ahamiriza yuko iwabo hari Imana ikiza ese mwene data yugeze mu ngorane uhamiriza Imana yawe reka ngubwire ngo Imana yacu iratabara uwo Amani rero agira ngo hari arakizwa n'amafaranga ajya hari arakizwa n'ubutunzi bwinshi abanditse urwandiko rugeze ku mwami umwami abibonye aravuga ati twari tufite agahenge none batangiye kongera gutwongereza ariko amakuru abageze ku muhanuzi baravuze ati wihagarike umutima mureke aze kuko iwacu hari Imana ikiza izina ry'Uwiteka rabw'icyubahiro uwamani abagiye imbere y'umuhanuzi Elisa atari yamugeraho Elisa baravuze ati intumwa ati mubwire agende yiyuhagire undi nawe aravuga ati Mana yanjye iwacu dufite za pisine nziza none arifuza ngo njye muri ibi biro ariko yarafite abajyanama beza abandi baramubwira ati none se yakubwira ngo wambare ubusa unuhura ubukene wari kubikora ahubwo kubwo abikubwiye bikore nk'uko abikuvuze abaragiye aramubwira ati ugende wirohamo inshuro 7 ndabona yikubisamo bwa mbere ndabona yikubisamo bwa kabiri ndabona yikubisamo bwa 3 ngareko bino bintu koko abandi ati ihangane urabona ugasigaje 4 ndabona yikubisamo bwa 5 ndabona yikubisamo bwa 6 yikubisamo bwa 7 agiye kubona umubiri we wose abona umubiri urera cyane ahita asobanukirwa yuko mu Isirayeli hari Imana ikiza bene data bashiki banjye reka mbabwire ngo ninde ufite uburwayi bwananiranye ninde ufite ikibazo kandi mubwire ngo iwacu hari Imana ikiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo reka mbabwire ngo burya Imana iri isezerano ryayo ibihe n'ibihe Imana ishaka gusohoza isezerano ica mu nzira nyinshi cyane witwa Sauli yari umwami alikuwa mfalme amaze kuba umwami akishakuwa mfalme atangira gukora kuko byashingana anaanza kugusa kule bilikataliwa ariko kuko Imana ifite inzira nyinshi Mungu ana njia nyingi iravuga ati none Sauli sasa Sauli bizagenda bite itakuwaje abanyuriye muri umuhanuzi Samuel anapita munabii abaramubwiye ati genda uje mu muryango wa Yesayi mu jamaa ya Yesayi aho ngaho ngutumye bariko yina gutumana ngiye ugenda ushake umuntu ugomba kwimika afite mtu mwenye utamiliki mu gihe gikwiriye akazawa umwana wakati nayo stahili akwe mfalme Samuel dukubona agiye Samuel naona anaenda ageze mu muryango wa Yesayi afika mu jamaa ya Yesayi kuko byagomba guca mu zindi nzira cyari igihe kigoranye cyane wakati nayo chosha sana ntabwo yagomba gupfa kugenda gusa nawe yagomba kubizira ahubwo byaciye mu yindi nzira aravuga none
ndabikora ute? Nitabifanya je? Reka mbikora nk'umuntu ugiye Acha gutanga. nibifanye kama mtu anaenda kutoa. Ariko yari inzira yo kugira ngo agende ashaka uyimikisha iki amavuta wa kumiliki kwa mafuta. Abaragiye Anaenda ageze mu muryango wa Yesayi, harimo bamwe bize, abandi bari bafite kaminuza barangije, ariko Imana burya itoranya kwishaka kandi abwirobanura ku butoni. Nuko wa wundi yabonaga Yesayi aramubwira ati hano ari abana banjye, ndabona azanye wa wundi warangije amashuri, ariko ageze imbere ya Samweli aramureba aramwitegereza, ariko Imana yo ibiramugaye. Mungu anamgairi. Azi wa kabiri unakuja wa pili nawe abaramugaye. Nawe anamgairi. Azi wa gatatu nawe abaramugaye. Reka mabwira ngo hari udutazwi, na mwingine hajulikani, hari udutazwi yabaga mu ishyamba nta kindi yakoraga, yaragiraga intama. Uwo yari Dawidi, ntabwo yarazwi, hangajulikana. Oya bose baragiye. Samweli avati none sasa na wundi wabusigaye, kuna mwingine anayobaki. Undi aravati ariko mwingine anasema lakini niba abantu bose babuze umwe, undi ukwiriye ni uyu asiyakana kamwe, ariko nta wundi muntu makora n'umushumba w'intama. Samweli ati mugeze mu muzane, ntabwo ndi bufungure, ntabwo ndi burye ngo nawe atari yagira hano. Kumbe Imana ifite uburyo iri isezerano ryayo ikacisha mu zindi nzira kugira ngo ibyo yavuze byose bisohore. Dawidi abaraje, amaze kugera aho ngaho Imana biramushimye. Burya rero uyu nguyu ni Imana yemeye, abamusutseho amavuta. Dawidi aba yisubiriye, ageze iyo ngiyo yari mu myitozo, yakundaga intama ze, intare zikaza zije guhangana kuko muzifate mu mukumbu yararagiye, akabahanganye nayo, yamudubu byaza akabahanganye nazo. Igihe kiragira Sawuli abahuye n'ikibazo kugira ngo inzira ibyavuzwe byose kugira ngo bisore, abadahangiye guhura na demo y'igicucu. Igihe cyagera Sawuli akagwa hasi, none abajyana baravuga ati ariko ubu burwayi ari umuntu ushobora kubukiza, kuko bwakizwa n'umuntu wamuba hafi, ndetse akaramusengera akamucurangira akamuririmbira. None ni nde ushobora kuboneka mu muryango wa Yesayi? Hari umuhungu uzi gucuranga, ni umucuranzi mwiza cyane. Ageze hano yaba hafi y'umwami, ndetse aya mademo yashira. Dawidi baba bamutumyeho, abaraza ageze imbere ya Sawuli, si rimwe si kabiri yakwita hasi, Dawidi agatangira agacuranga. Yacuranga yamademo akaba arakize, akaba amuvuyemo. Igihe kiba kirageze, niko Dawidi ari kugenda yinjira hirya mu gikara, ari kureba ububiko bw'intwaro, ari kureba bimeze bite. Igihe kiba kirageze, kuko bari bahanganye n'umugabo witwa Goliyati, yari yarazengereje Sawuli, byari bikomeye cyane. Igihe kigeze Dawidi aravuga ati, yongera asubira iwabo. Yesayi baramubwira ati rero urabona ko bene so bagiye gutabara, genda ubajyanire ibyo kurya, nugerayo uhita ugaruka. Dawidi arahageze, abona abasirikare b'abajenerali, uburyo Goliyati ari guhaguruka bose bakiruka. Dawidi arabyitegereza, aravuga ati njyewe uyu mugabo njyewe uyu mubona, uyu mugabo uri kubirukanka, njyewe namurangiza. Uyu mugabo utarakemwe, njyewe namurangiza. Amakuru aba arihuse rero, abageze ku mwami Sawuli. Abaramugeze aramubwira ati burya hari umwana wagaragaye hariya, kandi ni umwana wa Yesayi. Uwo nguwo yavuze ati cyajyanga
yakirangiza. Mimi naweza kimaliza. Sauli aravuze ati mumuzane mumuhamagaraze abagiye ageze kwa Sauli aravuze ati harya ni wowe ahangara cya kigabo cyananiranye. Dawidi aravuze ati mwami njyewe uriya mugabo namuhangara, uriya mugabo utarakebwe njyewe namurangiza. Sauli aravuze ati rero reka bagutegurire imyambaro ya gisirikare bashake botine wambara asigaye uje guhangana nawe. Baba mwambitse imyambaro akubisemo inkweto. Dawidi atangiye yumva ntabwo bishoboka, aravuga ati njye bino bintu ntabwo byakunda, ibikweto babikuyemo. Aravuga ati rega njye bino ndumva biremereye cyane, none urumva urabishobora? Dawidi aramatura mugabo wazengereje ubwoko bw'Isirayeli byanze bikunze genda muhanga. Dawidi abaragiye, ageze hakurya ariko bene se bamubwiye ati ariko mana yanjye twarabivuze wigira na juwa urabona twananiranye twananiwe none urashobora guhangara uriya mugabo. Dawidi abarahagaze, amaze guhagarara arabatura mugabo ngenda mutsinda. Abaramanutse, amaze kumanuka bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, bose bageze kuri teri. Dawidi ageze ku mazi aba atoranyije amabuye mu mabuye, atoranya ibuye mu mabuye, amabuye 5 avanamo ibuye rimwe, bisobanuye imirimo 5. Dawidi abahanganye atagiwangana na Goliyati. Goliyati ati ariko mwansuzugura ko mwananiwe, none munyoreje karakabwa, munyoreje kariya. Ariko Dawidi yarafite isezerano, Dawidi yaririgiye umwami we gusa, Dawidi yarafite ibihamya, Dawidi yarafite igihagararo. Dawidi aravuga ati wowe wirigiye amagara n'amafarashi ariko njye nirigiye Imana ishobora byose. Dawidi atoyibuye mu mabuye abarishize mu mbeso, ageze kwa kundi yafataga icumu yarinaga, anavuga ati noneho Dawidi arapfuye, yanaga Dawidi akita. Ariko isaha igeze, Dawidi aravuga ati rero wowe mugabo we isaha yawe niyi kandi irageze kugira ngo ubwoko bw'Imana bumenye ko Imana iri mu Isirayeli. Dawidi abafashe ibuye mu mabuye atangira, umwami wanjye we uko wahoze ejo uyu munsi ni ukuri mwami, mana wanjye we uzi wikura umutabazi, mana yanjye we nzi ko ushobora byose, mana yanjye we zikutanguza isoni, uzi wo wahuye n'Imana ugatindana nayo. Dawidi barafashe abaranaze, Imana irariyobora biragirira mu domo ngo pa bagiye kurabona cyagihanga gikiguye hasi. Dawidi abarihuse abafashe inkota atangiye gucagagura ingabo nazo zitangiye kwiruka ku bandi. Yesu ko yahoze none uyu munsi n'ukari umwami wacu ari isezerano ibihe n'ibihe. Dawidi rero yari yarahawe isezerano ati uzangarora mugabo, yemwe nzamuhereza umugabane mu kimwe cya kangahe cy'igugu cyanjye, sinibyo gusa azatunga n'umukobwa wawe. Imana yacu ni nziza cyane kuko isaha yari igeze kugira ngo byanze bikunze Sawuli igihe cye kirangire, kuko isezerano ry'Imana nubwo ryatinda igihe kigeze ntasora ica mu zindi nzira ibiciye muri Dawidi kugeza igihe iherezo rya Sawuli ryarangiriye. Bene data bashiki bantu, ese ari isezerano haje n'Imana? Hari cyo ufite avuganye n'Imana? Unakenye unacho uzungumza na Mungu? Reka gucogora. Acha kukata tamaa. Wichikinege. Usizofiki. Yakuvuzeho. Aliyesema juu yako. Ntabwo isinziriye. Yakuvuzeho. Iri maso. Na byabigira bikora. Ahubwo ikibazo tuhura nacyo nuko Imana tugenderera ndetse akaboneka n'ibitambo bipfa ku bwawe n'ubisobanukirwe. Nawe hautaelewa. Bigapfa banakufa. Bene data
waguhereza amaso wandugu wakupatia amaso yawe agahumuka macho yako unaweza ukareba ibiza duhura nabyo ukareba ibintu tugenda dusimbuka buri munsi ariko umwami wacu akatuba bugufi ikaguhumura amaso ukitegereza wavuga ati Imana yacu burya Imana yacu irakora Mungu wetu kumbe ni Mungu mkuu Imana yacu irakora Mungu anafanya Imana yacu ni isezerano ryayo reka babwira rero bene data icyo dusabwa ni kimwe ni ukuba mu isezerano iryo sezerano Imana arayikaririnda kugeza igihe rizasohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wumve ko Imana irinda isezerano uwitwa Zakariya anaitwa Zakaria yari umutambyi alikuwa mkoani umugore we yari Elizabeth mke wake alikuwa Elizabeth bari bageze mu gihe cha bukuru walifika wakati wa uzee nta n'umwana yari afite hakuna na mtoto alikuwa nao ariko kuko Imana ikinzira kama vile Mungu anakata njia igihe kiragera wakati natimia igihe cyo kuransoza umwaka arubyo bakoraga ubufindo kuna kuja kuwa nafanya kula kugira ngo abatambyi bagende gutamba usudo wa kohani waende kutoa kuko burya ari inzira yo kugira ngo Zakariya Imana imwereke ko byose bishoboka muoneshe kama vyote vinawezekana yaje gutamba rero kotsa imibavu abandi bagasigara hanze agezeyo akifika kule atindana n'Imana anakawa na Mungu agezeyo marayika baramanutse Gabriel abaraje agezeyo aramubwira ati burya igihe kirageze ugiye kuzasama umugore wagiye gusama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu kandi azitwa Yohana noneho Zakariya biramushidikanyije afata nkanjye ushwisaziye kandi umugore wanjye akaba ari umukecuru ibyo byashobokana Imana ibiragiye marayika kuko yahanganye nawe ashidikanya biramucakiye ururimi ruragobwa abayikiranyi yatidanye nayo ariko ibangiye abyumvisha uwo Zakariya mu gusohoka babandi bari hanze batayiga Mana we kubanza byarangiye kumbe yageze iyo atindana n'Imana we atindana nayo we abavuganye nayo we ibimuha isezerano asohotse ageze hanze bamubonye yewe Zakariya rero nabyageze atangiye gukoresha amarembo kuko Imana ijambo ry'Imana ridahera isaha irageze Elizabeth yambuta ibigezemo barasaba bene data bakundwa Imana yacu irakora isaha irageze igihe cyo kuranga umwana avuke Yohana Imana ibikoresheje Zakariya wari ikiragi umwana amaze kuvuka kandi akeneye kwitwa izina na se Zakariya babumbuye akanwa ati yitwa Yohana Imana yacu murebe ukuntu irindi isezerano ryayo ibihe n'ibihe izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro Bibiri kuva ngo abari ingumba babyaye inshuro zingahe abandi barabashonji ubu baradamaraye bene data reka mbabwira ngo iwacu bireze izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro nubwo twari dufite agahinda nubwo twari dufite amaganya ariko imbere yacu ni heza n'umutagwisari tugiye kurya ku mbuto nziza n'umutagwisari tugiye kugera muri icyo gihugu izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro icyo nabasabira ni kimwe mugume ku isezerano Imana ibahe umugisha kandi biri neza wizera ry'Imana Yesu Amen. ugitegereze bitinde bitebuke tuzasohora Imana yashimiye kandi umugisha umugaragu wayo yakoresheje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka duhaguruke imbere y'Uwiteka Imana duhimbaze Uwiteka Imana mu ndirimbo ebyiri